Yes, reka tubashimire mwese mwakoze subscribe kuri Chaba TV. Ngira ngo rero nkuko mubibona hano turi kuri station ya polisi ya Rwezamenyo, aho polisi y'igihugu igiye kwerekana bamwe mu barenze ku mabwiriza. Bari mu byiciro bibiri bitandukanye, aho icyiciro cya mbere kirimo abanyamakuru ba Freemax TV, aho bafatiwe mu nyubako cyangwa se bari mu nzu bari kwizihiza ibirori by'uko channel ya Freemax TV yari yigize miliyoni imwe y'abasubscribe. Ngira ngo ibingibi byatumye bakora amakosa cyangwa se barenga ku mabwiriza, ubwo aka video kamwe kagiye ku mbuga nkoranyambaga bari kwinezeza muri ibyo birori, biba ngombwa ko polisi ikurikirana aho bari baherereye, ubwo biza kuba ngombwa ko babata muri yombi. Icyiciro cya kabiri cy'iyi nkuru kirimo abasore n'inkumi bafatiwe muri piscine, aho bari kwinezeza, bari koga cyangwa se barimo bonjoyinga muri piscine. Ibi byafashwe nko kurenga ku mabwiriza. Boss wa Freemax TV uyu bamwita Nameless, nawe yagize ubutumwa agenera abanyarwanda mu kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Komeza ukurikire ndetse tunagusaba gukora subscribe kuri Chaba TV. Kwa Byiringiro David, abandi umunyamakuru wa Freemax TV ntuye Kacyiru. Uri hano urishinze iki kuhagaze hano muri Sanga? Hano tuhahagaze na bagenzi banjye ubwo twishimiraga kugera ku ba subscribers miliyoni kuri version y'icyongereza. Twari twaserebuyemo gatoya, nicyo gitumye turi hano. Byari ibyishimo twagize, usibye ko tutari twabigize ibintu birebire, ariko icyo dukora ni ugusaba imbabazi, tunagira inama bagenzi bacu ko nta gukerensa iki cyorezo. Ibyishimo ntibikaturenge ngo turenge ku mabwiriza. Ntabwo mwari mwabigize birebire, mwakoze iki nyine dusesengura tubwire uhuza n'amabwiriza ntawe w'umunyamakuru usanzwe? Ntabwo navuga byinshi kuko video yagaragaye yatugejeje hano irahari, ariko icyo navuga nuko baraza kuyibona, ariko icyo navuga nuko twagira inama bagenzi bacu kutarenga ku mabwiriza yashyizweho na leta. Nkuko namwe mubizi, ugize miliyoni y'abasubscribers hafi ya mwese muri aha, icyo tuba tugambiriye ni ukuzamuka. Ugize iyo miliyoni y'abasubscribers nawe wagira amarangamutima bikakurenga. Aka video gatoya kagaragaye hanze niko katugejeje hano, ariko
ikosa bari ikosa niryo dusabira imbabazi muri rusange. Muvandi cyumvikana nuko hirya no hino wenda ahantu hatari kubasha kugaragara cyangwa se polisi itabasha kubona ku buryo bworoshye nuko bigaragara ko wenda ibijyanye no kwishima guserebura nk'uko bivugaga bishobora kuba bikorwa. Ntituri kubwira abantu bari kubikora kano kanya bashobora no gufatwa nyuma y'uko bari bazi ko bakoze ibirori bikarangira bakabona bafashwe nyuma. Icyo nababwira ni ukugendera ku ngamba zashyizweho no kutarenga ku mabwiriza yashyizweho. Amakuru ubundi bayamenye bate kugira ngo babashe gufatwa? Polisi niyo ibizi uko yayamenye, twebwe twaratumiwe turitaba dusobanura ibyo tugomba gusobanura, ariko ijambo ni rimwe, ni ukugira inama abandi ko bakwiye kubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizweho. Ko bavuze ngo kari agapati gatonya kandi muri video yagiye hanze hagaragaraga ko ari ibintu mwari mwiteguye ndetse n'amashampanye muri guturitsa muserebura kandi muri benshi ukaba uri kuvuga ko kana kantu gato. Buri wese yabifata uko abishaka, ariko wenda reka nta bintu byinshi ndibuze kuvuga ku ibyo, inzego zibishinzwe zirahari, ariko icyo navuze ni icyo ngicyo. Byagenze gute, hari hehe, byari mbega byagenze? Ni kuri ofisi yacu ahantu dukorera. Iyo hagiyeho lockdown kubera ko twe turi abakitere kandi tuba tudafite ukuntu twamuvinga byoroshye kubera ko ari hagari. Iyo habaye lockdown niho tumuvinga for some days tuzaba dufite kumara muri lockdown. So rero niho twari turi, hanyuma duclosinze 1M subscribers nibwo twacelebratinze ako kantu gatoya, ariko nyine turaciko turayipostinga, hanyuma biza kugera mu maboko ya polisi baraduhamagaza turitaba, niyo mpamvu turi hano. Kubera ko twari turi mu bihe byo kwishima ntabwo icyo twabyibutse, kuko iyo tubitekereza ntabwo twari bubishire hanze cyangwa se twari bubishire hanze nyuma byararangiye mu buryo bwo kubibeshya gutyo. So rero ni nkaho umutego twaguyemo kuko ntabwo twigeze dufatwa. So ndibaza iyo tuza kuba tutarashize hanze amashusho ntabwo twari bufatwe, ariko kubera ko twari excited cyane ntabwo twabitekerejeho cyane, nyine birangira tuguye muri uwo mutego. Ikibazo si ugushyira hanze amashusho, ikibazo ngira ngo ni ukurenga ku mabwiriza kandi muyazi, musobanukiwe, muri abantu basobanukiwe ibi bintu. Ikintu cyabiteye ni iki cyatumye murenga ku mabwiriza? So nuvuga ngo ikintu cyabiteye kigatuma turenga mu mabwiriza kuko n'ubwa mbere tufatiwe muri iki kintu, nabwo bwa mbere tuyarenzeho. So nuko mu by'ukuri nyine nk'uko nabibabwiye, nyine weakness yacu yabaye excitement yatewe no kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe gito kitageze no ku mwaka kuri channel yacu ya English. So nibyo byaturushije imbaraga nyine kubyakira biratunanira. So rero dushuduka tubicelebratinze kandi nta nubwo yari yo celebration yacu twateganyaga, twagafashe nk'akantu gatoya kubera ko ntabwo play button yari yaza. So ubutumwa twatanga nuko urubyiruko rugenzi rwacu, abanyamakuru bagenzi bacu n'abandi ba YouTubers bagenzi bacu nuko nyine namwe turi mu rugendo rumwe, achievements zose mwageraho nyine ndibaza bitakagombye gutuma biba intandaro yo kugira ngo murenge ku mabwiriza yo kuba mwarwanya iki cyorezo, kubera ko ni inyungu zacu twese kugitsinda, bikaba byadufasha gusohoka muri izi ngamba vuba. Yes, murakoze. Uratangira utwibwira utubwire n'icyo ukora muri Afrimax. Amazina yanjye nitwa Kwizera Martin Jeden. Witwa Kwizera Martin Jeden, nkaba nkora acting muri Afrimax. Bagufashe gute, byangize gute kubera icyo uri hano? Ntabwo badufashe, twari turi mu rugo baraduhamagara tuze twitabe, hari video babonye yagiye hanze twuje miliyoni y'abasubscribers, nuko nkuko byagenze. Mu by'ukuri iyo tugiye muri lockdown twebwe wenda yaguma mu rugo, iyo bashyizeho icyumweru tutatubana, kwa ko mbere yuko biba hari iminsi tatibanziriza tutatwejyana tukabana mu nzu imwe, kwa ko n'undi turaturanye. Noneho bumva twari turi mu nzu imwe, twuza miliyoni turi mu nzu imwe n'ubundi, then tutadufata agakeke turagacana, wafashe video ubwo niyo waje kwishyira ahantu ntazi barayibona ko muri twe nta wigeze ayishyira hanze. Byari ibintu nyine biri muri byo mu rugo nyine bisanzwe nkuko nawe cyangwa undi wese yabikora. Umuntu yakibaza kuko ibi bibaye ku bantu bazwi cyangwa se bari fame bafite izina, agira byose hari ababakurikiraga ku byo mukora mu buryo bwanyu bwa acting, none ngiye kugaragara ku buryo bw'abarenze ku mabwiriza. Iri murumva bisobanuye iki ku bantu bafite izina ryiza? Ubundi amategeko aberaho kubahirizwa, cyane cyane ko buri muntu agiye yubahiriza amategeko
isi yaba paradizo muri rusange, cyane cyane ko natwe ibyo dukunda gukora. Rero kuri iyi nshuro kuba baduhamagaye, twe ntabwo twatuzi ikintu twakoze ari ikosa kuko tubana mu rugo. Urumva ni ibintu byabaye hashize igihe, tubona baraduhamagaye turitaba. Muri rusange rero kubahiriza amategeko nibyo bya mbere. Ni ubuhe butumwa waha abasitari bagenzi bawe cyangwa se abantu bazwi, kuko muri itara rya rubanda buri muntu wese baba bakurikiranye ibyo mukora. Ubu uyu munsi umuntu ubabonye izi saha mwarenze ku ngamba zo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19, ni iki wababwira? Cya mbere ikintu njyewe nababwira kuri side yanjye ni uko buri kintu cyose bagiye gukorera nyine bubahiriza amategeko ya COVID. Buriya cya mbere ni ukwirinda, ikintu cyose twakora waba wishimye waba babaye, ni ukumenya ko ubuzima ari bwo bwa mbere nta kindi. Ibirori byabaye tariki zingahe? Ibirori rero situation nari ndimo ubu ngubu kujyana ibuka itariki byabayeho neza biragoye, gusa nta kintu ntabwo ndi kubyibuka neza. Ukora iki kubera icyo uri hano? CEO of Afrimax. Yeah. Mwafashwe muri mu biki nubwo bagenzi bawe bisobanuye cyane cyane CEO urabizi kwirinda COVID ni ingenzi kuri twese. Dusobanurira muri rusange imva n'imvano ya byose. Ntabwo twafashwe, bakosoreho gato. Ni amavideo yacu yagaragaye, noneho hashize nk'iminsi 2 turahamagarwa, turitaba, hagaragara nyine akavideo kari kafashwe. Nubwo buryo twagezemo hano. Akavideo kagiye hanze akaba ari nako gatumwa muza kuza kwitaba ahangaha. Aho kavideo kaba karafashwe n'umuntu ku giti cyo cyangwa se n'ubundi ibyo birori mwari mu birimo? Uburyo byari bimeze ubundi ntabwo twahise dukora celebration, ahubwo hari uburyo abantu twari turi kumwe nyine, aho twari turi hamwe mu nzu, twari turi kubana, nibo kasaga keke nyine ko gucelebratinga. Murabizi hari ibintu biba biri unexpected nyine bikakurenga, dukateye keke. Ariko nkuko mubizi team ya Afrimax ni team nini cyane, hari abantu benshi cyane batari bahari nyine, tuvuga duti ntago twakwegeranya abantu benshi, ariko nibura abo twari turi kumwe uko muri minsi turi gukorera mu rugo abari babashije kuba bahari, nibo twa celebratinze. Twari nk'abantu 10 gutyo kuri 11. Urakeka ko wenda bamwe mu banyamakuru wenda bari baraho ngaho ari umwe batanze akavideo cyangwa agapostinga tukanga ko polisi imenya amakuru? Oya, ntabwo ariko mbikeka, kuko n'ubundi ntabwo yari ibintu byo kuhisha polisi cyangwa iki. Na akantu twakoze tutumva ko ari akantu ka violating, ariko nyuma nyine biza kugaragara ko violatinga twebwe mu mitekerezo byacu ntabwo twumvaga ko ari ibintu nyine twakoze, twumva twagerageje. Ni ikosa kuko nabyo ntabwo byemewe muri iyi minsi, ariko twumvaga twagerageje kuko turi team irenga abantu 50 ya Afrimax, hari abantu 11. Urumva ko n'abantu nyine bari baraho mu nzu, gusa kasiyo cake turi kwishima nyine ko twujuje aba subscribers million, ariko turabisabira imbabazi. Bamwe baravuga ngo batuye ngo mu gipangu, ese koko amakuru ni ukuri batuye ngo cyangwa bamwe babavuye imihanda igitandukanye? Iyo turi muri guma mu rugo tugerageza gufata abanyamakuru b'ingenzi n'abakomedian b'ingenzi. Urabizi dufite abakomedian benshi, dufite abanyamakuru benshi, dufite team nini, abakameramani n'ibiki. Turemwa ab'ingenzi bakora ama editing, akaba ariyo baza tukabahereza ibyumba, bakaba nyine baraho bakaba bakora. N'abantu nyine bari baraho, bari basanzwe baraho n'ubundi duhura. Ako ntabwo turamenya nyirizina ibirori byabaye kwihe tariki. Ni hagati, ntabwo nibuka neza, ariko ni nka 29 cyangwa 8 niba ntibeshye, ariko mwizo tariki ebyiri kuri 28 na 29 hagati aho. Hari impungenge dufite ku bantu b'abastari dufite muri iki gihugu cyangwa se abantu bamajije kubaka izina. Ejo bundi byarabaye, namwe bibabayeho, murumva nta sura bi murimo kwambika abastari muri iki gihugu? Ntabwo ibintu biba kubera abastari, ngira ngo mwayibonye hari n'abandi benshi batari abastari. Ibyo ni ibintu bibaho ku muntu ku giti cye, ntabwo ari case y'abastari, ntabwo ari case y'abantu runaka, ni case yaba ku muntu wari wese akabisobanura ku ruhande rwe. Ntabwo ari isura mbi turi kwambika abastari, kimwe nuko n'abantu basanzwe batari abastari
batari kwambika isura mbi y'abaturage b'igihugu. Nyine ni ibintu ni case y'umuntu ku giti cye itari related n'icyo ari cyo. Hari ubutumwa wumva watanga ku bandi bantu basiga bari bo bose urumva ibyo byose nawe uri imboni ya rubanda abantu bose baragukurikira, hari ubutumwa wumva watanga ku giti cyawe? Ubutumwa natanga nuko twakomeza gukurikiza amabwiriza ya coronavirus kuko iri serious, nubwo hari abantu nyine batarabyibonera n'amaso yabo cyangwa nyine bakishidikanya, ariko iri serious kandi amategeko ushobora kuyica kubera nyine nta muntu udakosa, ariko ubutumwa natanga nuko twakurikiza amabwiriza yose leta ishyiraho kugira ngo twirinde iki cyorezo kuko kiri serious. Yes, inshuti bakunzi ba Chaba TV, ngira ngo nkuko mukomeza kugenda mubibona mu mashusho, nyuma yo kwerekana abanyamakuru ba Freemax TV hakurikiyeho umuhango wo kwerekana bamwe mu rubyiruko bafatiwe muri piscine. Mukomeze mukurikire ntimukureho amaso, kora subscribe kuri Chaba TV kugira ngo ujye ubasha kubona tumwe mu dushya twacu dutandukanye ndetse n'inkuru zacu zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Kora subscribe. Tangira tubwira amazina yawe, utubwire icyayi. Mpagaze aha
kubera ko bakagombye guhera ku mazina yawe. ndasubiza abantu bangahe uratangiye tubwira amazina yawe n'impamvu uhagaze. okay mwaramutse nitwa Karigirwa. Impamvu mpagaze hano ni uko mu by'ukuri twakoze amakosa tukaba turi kumwe na bagenzi bacu twishimana, bityo bikaba ari ibintu birenze ku ngamba tugomba gukurikiza. Niyo mpamvu mumbona hano. Ntago ari ingamba ukeka ko mutubahirije. Ingamba ukeka ko mutubahirije. Rero impamvu kuba turi hano nuko ingamba za COVID ari mwe nanjye ndi hano twese tuzi ntago ari ibanga, zimwe muri izo zitubahirijwe. Kubw'ibyo ntago ari ikintu navuga ngo mfitiye ishema nishimiye, ntago rwose umuntu yishimira kujya imbere ya televiziyo. Ni gute zitubahirijwe mwarihe mbese wadusobanura neza uko mwumva? Reka mbanze ndangiza icyo navugaga. Rero ku giti cyanjye na bagenzi banjye bari hariya tukaba ari ikintu dusabiye imbabazi ku mugaragaro, tutifuza gusubiramo. Umuntu n'umuntu arakosa, ariko no kwisubiraho ugahindura imigendere yawe ni ikintu cyoroshye ugifitemo ubushake. Imbabazi nanjye ndazisabye nubwo numvise mugenzi wanjye yazisabye, nta numva nagarukirizaho. Murakoze. Mwafatiwe he mwari muri gukora iki? Kibagabaga yahavuze. Babafashe mutubahirije izihe ngamba? Mwese ingamba murazizi za COVID. Nzisubiramo ni nshyashya ntimurazumva se? Ni ibiki mwakora kuko ni nyinshi, hari ibyo nk'urugero reba nk'uko munyegereye. Izo ntambwe ntago zari ziri hagati yanjye na mugenzi wanjye. Mwebwe babasanze muri mu biki? Mwari mu biki? Murakoze. Mwafashe abantu bari mu bice bibiri, mwatubwira icyo mwabafatiye n'icyo mwabasaba? Murakoze abanyamakuru kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo tubereke abantu barimo mu by'ukuri kudusubiza inyuma nka sosiyete nyarwanda mu gutsinda icyorezo cya COVID. Nk'uko warumvaje rero twafashe abantu b'ibyiciro bibiri ejo nimugoroba, nk'uko mumaze kubibonera bamwe bose bari bari muri zo bita house party cyangwa bakoreye ibirori mu ngo. Abambere bari bakoze ibirori njyango ni bagenzi banyu b'abanyamakuru bafite Afrimax TV ikorera kuri murandasi kuri YouTube, ngo bari bagize subscribers njyango miliyoni 1, bahitamo kujya gukora ibirori mu rugo byo kubyishimira, kandi nabo tujya tubahamagara hano kugira ngo badufashe kubwira abanyarwanda ububi bwo kutubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Aba kabiri nabo ni abantu mwabonye bari bakoze ibirori ari na benshi cyane, ndetse barenga kwibwiriza ubwo tubonye bwa mbere ryo kujya muri piscine koga. Ntabwo twari mu by'ukuri twakabonye abantu barenga kuri iriya bwiriza n'ubwa mbere twabonye, ariko nabo babikoreye mu rugo. Ni urugo rufite piscine Kibagabaga, aho ngo umusore umwe yashaka kwereka bagenzi be ngo umukobwa azarongora. Barahura, barasangira, barasabana. Ariko by'amahirwe icyo turimo kugushimira cyane hano ni uko abaturage muri byombi aribo baduhaye amakuru, bakatubwira bati hano hari abantu barimo kwica amabwiriza, natwe tukagenda tukababona koko tukabafata kugira ngo tubigishe, tubabereke, tubakoreshe mu kugira ngo twereke abanyarwanda ko nidukomeza ingendo nk'ingi cyangwa ukuntu ibikorwa nk'ibi ngibi n'ukuntu imibare ya COVID y'abantu bandura irimo kuzamuka, namwe mubibona mu gihe tumaze turi muri zaguma mu rugo, muri zaguma mu karere. Nidukomeza ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se tugakomeza abantu bashitiye imyumvire, ko bizagorana cyane kugira ngo dutsinde iki cyorezo. Afande, ntago wenda bamwe bafatwa buri gihe mukanaberekana, ese wenda ingamba bafatirwa ntago zaba ari ntoya kugira ngo wenda habayeho ikintu cyo kongera ibihano kubanza ku mabwiriza y'amategeko ya COVID, ntabwo byaba byiza wenda ibihano byiyongere kugira ngo buri wese abikiga ko buri wese arimo arabifata nka théâtre? Ntabwo mpamya ko abantu babifata nka théâtre, kubera ko babifashe nka théâtre. Ikigamijwe muri sosiyete nyarwanda twese no ku isi yose ni ukugira ngo icyorezo gicike, ni ukugira ngo buri muntu abyumve
ko iki cyorezo gishobora kumwica cyangwa se kikica umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we cyangwa se umuturanyi we, kugira ngo noneho izi ngamba zigirize twese dufatanye kugira ngo dutsinde icyorezo. Guhana nabyo ni byiza kubera ko abantu batinya guhanwa, ariko ngira ngo tugendeye no ku bindi byaha bifite n'ibihano biremereye, ntabwo twari twabona icyaha cyacitse kubera ko gifite igihano kiremereye. Guhana rero ni byiza, bishobora kugabanya gutuma abantu batinya, ariko icyangombwa gikomeye ni ibi turimo gukora nonaha byo kugira ngo abantu bumve ko ingamba ari ngombwa bazigira izabo, cyane cyane ko iki cyorezo cyo gishobora no kukwica umuntu uwo ari we wese, kandi mwese mumaze kubibona yuko imyaka hafi ya yose abantu bakimaze kubahitana. Mu bafashwe harimo abafite amazina azwi ku buryo bakaba inyenyeri ya rubanda kugira ngo babarebereho mu kurwanya kino cyorezo. Murabibona gute mwebwe nka polisi, murabibona gute kuba bafite amazina azwi aho kuyakoresha mu rwego rwo gukangura imbaga mu kurwanya icyorezo, ahubwo bari kugwamo n'umutego? Urakoze cyane, nkunze kubivuga ngira ngo si ubwa mbere tubivuze yuko abantu bakoze amazina uko bakoze kose, icya mbere gukora izina biravuna, ngira ngo mwese murabizi izina iryo ari ryo ryose kugira ngo rigereho biravuna, ariko kuritakaza biroroshye cyane. Ngira ngo rero abantu bakoze amazina, ngira ngo nta nubwo ari ubwa mbere tubibonye, hari n'abo twabonye Karongi muri iki cyumweru nabo bafashwe bafite amazina akomeye, ariko abantu bakurikira abantu aho kugira ngo babahe ubutumwa bwiza bakabagira ingeso mbi, ngira ngo mwese murabizi yuko hari abantu bakora amazina bakayatakaza byoroheje cyane. So abantu rero bafite amazina bayakoze amazina runaka uko bayagezeho uko ariko kose, baba barize bakabona za impamyabushobozi z'ikirenga, baba barakoze ibikorwa runaka bakagira abantu benshi cyane bakurikira bita abanyenyeri za rubanda cyangwa abasitari, ni byiza ko bababera inyenyeri nyine cyangwa babereka ibintu byiza kandi bibafitiye akamaro, aho kugira ngo babone ko barimo gukora ibintu bitabafitiye akamaro ahubwo bishobora kubatera ibibazo, aribwo byo bishobora kubaviramo, kuko umuntu ashobora kuba afite doctora cyangwa se za masters nyinshi, ariko kazi bakakamwirwa no kubera ko yakoze ikintu kimwe kibi. Umuntu none ashobora kuba afite abantu benshi cyane bamukurikirana bamukunda kubera ko yakoze ikintu runaka, bose bagatangira ahubwo kumuvuga nabi no kumwanga. Byaba byiza rero iyo umuntu yageze ku izina runaka kuririnda neza, agakoresha nyine iyo opportunity yabonye aho hageze kugira ngo abantu bamurebe bamukurikira koko bifuze kumera nkawe, aho kwifuza kuvuga ati ibyo akora ahubwo nta kintu bimaze. Kandi bagiye babaho benshi cyane bagiye batakaza amazina yabo. Bamwe mu bafatwa bafatirwa mu nyubako zizwi zikora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, amahosteli n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni ubuhe butumwa muri kubagenera kuko babareka abantu nk'abo, ibirori bigategurwa bikagiramo hagati, wenda polisi akaba ari bwiribuze kureba? Ngira ngo aho cyane cyane ayo mazu uvuze azwi, yaba ama guest house yaba andi mazu azwi yakira abantu, ho bo ibihano bibagiraho ingaruka zikomeye, kandi bo bafite ibihano bikomeye nyine kuko baracuruza, bafungirwa igihe kitari gitoya, bakora insubiracyaha bakongera bagafungirwa ikindi gihe kitari cyo, bishobora no ku ubuyobozi cyangwa se abantu babishinzwe bashobora kwicara bakabafatira ingamba zikomeye kandi zibahombye, zigaragara ko zibahombye. Byaba byiza rero ko abantu bafite amazu nk'ayo cyangwa se ahantu hategurirwa ibirori runaka bajya bamenya neza abantu bagiye kuhajya n'icyo bagiye kuhakorera, cyangwa se niba turi mu gihe kibujijwe yuko abantu bakora ibyo bintu bakirinda kugira ngo badakoresha ibirori mu mazu yabo cyangwa se aho bateganyije kujya bakorera ibirori. Afande, hafashwe ibyiciro bibiri harimo n'abafatiwe muri piscine. Ni ubuhe butumwa mwahereza abandi bantu batarafatirwa muri icyo cyo gukarabira muri piscine kandi bitemewe, kugira ngo n'abandi bantu bazafatirwa muri icyo cyo bazabazi amategeko azabahana? Amabwiriza y'inzego z'ubuzima cyangwa se uko inzego z'ubuzima zitugira inama zitubwira yuko kuba ahantu hafunganye abantu badafite umwuka uhagije, bahumekana uwo umuntu umwe ahumetse abandi nabo bagahumeka uwo mwuka we, bituma abantu bagira ubwandu bwihuta cyane bukinjira mu bantu. Ariyo mpamvu batugira inama yo niyo turi ahantu mu mazu cyangwa se mu mabiro ari ugufungura inzugi n'amadirishya. Ni ukuvuga ngo kujya muri piscine, niba ufite ubwandu bukajya muri ayo mazi, n'undi nawe uje muri ayo mazi arabusangamo bumujyemo. Icyiza rero ni ukumenya neza aya mabwiriza yo tugezweho n'inzego z'ubuzima y'ahantu hose hashobora kudutera kongerera kwandura coronavirus. Piscine zirabujijwe, za sauna zo ziba zifungiranye zirabujijwe, za spa zirabujijwe, za gym zifungiranye zirabujijwe. Impamvu yo kubibuza ni uko haba hafunganye ku buryo virusi yigiyemo idashobora gusohokamo. Nko mu mazi ntabwo urabona ko nta muyaga wakuramo virusi igumamo n'ugiyemo wese akayifata. Aya mabwiriza rero y'inzego z'ubuzima ni ngombwa cyane kuyamenya, kuyitaho
kugira ngo umenye utaho ngiye mbese hashobora kuntera ikibazo, wabona hashobora gutera ikibazo ntuhajye. Yego fani nka polisi y'u Rwanda wenda ubutumwa mugenera abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko n'ubu icyo tubagenera cyo tubabwira ni igisanzwe, nta mwihariko, kubera ko polisi imaze imyaka myinshi ihereza serivisi abanyarwanda. Icyo tubabwira ni uko polisi y'u Rwanda ishinzwe kurinda abanyarwanda n'abaturarwanda n'ibintu byabo kandi ari bazima. Mu gihe rero polisi y'u Rwanda yitabajwe kugira ngo yunganire izindi nzego nko kubuza abantu cyangwa se kureba abica amabwiriza ya korona virusi, izahora yiteguye kubikora kandi kubikora neza. Ariko icyiza ikirimo cyane ni uko dufatanya n'abaturarwanda bose, cyane cyane abumva ko nyine ako kazi dukora ari ako kubarengera, atari ako kubafunga no kubafata, noneho bakaduha amakuru kugira ngo bakeya cyane bashaka kwica aya mabwiriza tube twashobora kubereka nk'uku nguku kugira ngo abanyarwanda bakomeze kumenya ko kwirinda ari ngombwa cyane.